niyo abantu twabanye barabikurikiye neza, iyabiri itegeko rya kwica itegeko rya karindwi byagarukiraga ku gikorwa cyo guhuza imibiri k'umugabo n'umugore batabyemerewe, abantu benshi barokoka. Ntago bahamwa n'icyo cyaha. Ni ukwangirika ko mu mutwe y'abantu, kandi ntago barimo gushaka igisubizo, ahubwo barimo kongera ibibazo. Imiryango kandi babikora babishaka, burya abatekereza babiwe n'imbaraga z'abadayimoni, babikora bigambiriye gusenya imiryango. Bashyiraho amategeko mu bihugu bitandukanye, tuzayibona tubibona n'amabwirizwa. Hari ibindi bagamije bo bagasenya imiryango ngo basemekaho muri sosiyete y'abantu. Mbese wa muntu w'Imana ukuraho amasaha 2-3 umunsi cyangwa buri munsi yo guhamagara cyangwa kujya ahantu ugiye gusura, kandi ugasura umuntu utarwaye, utaramenye ko hari ibyaga afite, utaramenye ko afite uburwayi bwabo umwe nyine bwakururu hagati n'abo mutashe. Noneho wajya no kubasura ufite umwanya, akatuvuye ko ufite, wajya guhamagara ufite uburyo, ugahitamo udahuje igitsina. Ukwiriye kumenya neza no kugira umugambi urashe wo kuzaba mu ijuru. Hari abantu benshi bigoye, nubwo twabivuze kuriya, nk'abantu babaswe n'ingorane yo kwikinisha, gukoresha amarobots, abagore badafite abagabo babo hafi bitewe n'inshingano, zishobora kuba inshingano z'imirimo, igisirikare, igipolisi, abacuruzi bajya mu mahanga kure, ishyano ryaraguye. Ubu hari impamvu nyinshi zituma abagabo n'abagore batabana mu muryango nk'uko Imana yabigeneye. Abantu baragowe cyane ku buryo bakeneye gutabarwa na Yesu gusa, kandi birashoboka cyo gukora. N'umunsi wera tururuke, n'ikimenyetso cy'Imana yacu, ubwire nawe mu mahanga yose iby'uwo munsi Imana yaruze, maze nabo bose bawuruke. Tugiye kurira kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina rya Yesu, ubuntu bw'umwami wacu bubane nawe. Ni umunezero nanone ngize kuba twongeye kwibona turi bazima, kandi tukaba tugize andi mahirwe yo kurambura ibyanditswe byera kugira ngo dusobanukirwe ubushake bw'Imana. Ntabwo nje njyenyine nk'uko bisanzwe, ndi kumwe na mwene data tumaranye igihe kitari gitoya dusobanurira iby'amategeko y'Imana mu buryo bw'umwihariko itegeko rya karindwi. Ushobora kuba ari ubwa mbere umubonye, cyangwa se ukaba warabanye nawe mu bihe byashize ariko utamwibuka. Turaza kumusaba atwibwire, kandi n'ubundi tuje kugaruka muri wa murongo wo gusobanukirwa n'itegeko rya karindwi. Reka ngusuze mu izina rya Yesu. Amina. Yesu ashimwe muvandimwe Eric. Nanjye nishimiye kubana namwe n'abagenzi bacu bazadukurikirana. Rero maze umwanya turi kumwe, twiganye kenshi, ariko ku bantu bagitangira yenda batari basanzwe banzi, amazina yanjye yitwa Raymond Furaha. Nkaba naragize amahirwe yuko Imana nzima yanyimenyekanishije n'abandi kimwe na bagenzi banjye, ariko by'umwihariko nagize amahirwe yo kumenya umugambi Imana ifitiye abantu njyewe n'abagenzi banjye, namwe murimo, n'abandi bazadukurikira, n'abandi bari kure. Kubw'iyo mpamvu nishimira cyane kunguka iby'Imana, ariko no gufatanya n'abagenzi banjye kugenza gutyo ngo nabo bunguke. Biba byiza rero iyo nteranye n'abandi, ni nako Bibiliya imbwira. Mu guterana rero nterana na bene data b'Abadiventisi umunsi wa karindwi. Nishimira rero kunguka binyuze muri Bibiliya, bitabo nkunda cyane, ariko burya Abadiventisi umunsi wa karindwi tugira n'ibindi bitabo byitwa umwuka w'ubuhanuzi. Nakunze kubivuga kenshi. Ni Imana yabishimye kugira ngo
twaguke mu bumenyi mu byayo, yego ariko ni umucyo muto mu gihe umucyo munini ari Bibiliya. ari Bibiliya. Ubwo rero abantu ntibatangare yuko twabikoresha byombi. Yego. Murakoze cyane nungo. Murakoze. Reka mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina tugiye gusubukura, reka mbanze nsenge. Yego. Dusenge Imana. Data udukunda uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Amina. Tugushimiye kuri mwiza kuri twe uhereye tukibaho kugeza uyu munsi. Tugushimiye n'amahirwe uduhaye yo kurambura ibyanditswe byawe kugira ngo dusobanukirwe. Turagusabye kugira ngo uduhe umwuka wera. Amina. We wasezanye ko azatwigisha akatuyobora mu kuri kose. Muvandimwe Furaha wakomeje kumukoresha kugira ngo yagure ibitekerezo byacu ku byerekeye icyo dusaba mu itegeko rya 7 rivuga ngo ntugasambane. N'ubu duteze amatwi ngo twumve icyo dushakaho, kandi ibyo byose rero kugira ngo icyubahiro kibi cyawe, ubwami bwawe burushaho kwaguka mu isi, niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Furaha, duherukana ubushize utuyobora mu kintu gikomeye cyo gusobanukirwa itegeko rya 7, ariko uzana ibitekerezo byacu ubyegereza ku bantu b'Imana mu buryo bw'umwihariko, n'uburyo Satani ajya batera ibitero bikaze ku byerekeye iri tegeko. Niba nibuka neza twasorejaho abantu bari mu byamwuka, bari mu nk'ibwiriza butumwa, bajya bibasirwa n'iki kintu nyamara batabizi ko ari umutego Satani yabateze, ku buryo wa muntu ukunda kuganira n'uwo badahuje igitsina ariko baganira iby'Imana, rimwe na rimwe Satani abafatiramo kugira ngo abagushe muri cya cyaha cy'ubusambanyi. Bice itegeko rya 7. Bice itegeko rya 7. Sinzi rero icyo duhishiye uyu munsi, niba rwa rutonde rwararangiye cyangwa ugiye gukomeza kutubwira ese Imana ibonite icyaha cy'ubusambanyi mu bantu, baba abantu b'Imana baba batari abantu b'Imana. Murakoze muvandimwe Eric. Ni Bibiliya n'ubundi. Bibiliya ni igitabo nkunda cyane, kandi hamwe n'abandi bagenzi banjye nabo basomye ibitabo byinshi, ndetse nkunda gusoma cyane ku buryo nshobora kuba mfite inyandiko n'ibitabo bishobora kurenga 50, kandi by'ubumenyi butandukanye rwose. Nkunda gusoma rero, n'abandi bazajya bikunda babishoboye, ariko mu byo bitabo byose n'izo nyandiko nta gitabo kindi kitira Bibiliya. Amen. Bibiliya ni igitabo cyiza cyane, cyungura ubwenge bwose. Yego. Bwose. Kikwereka aho uri bukandagire n'aho uri bushingure n'aho ukandagira ahandi mu buzima bwose. Rero Bibiliya yavuze byinshi isobanura itegeko rya 7. Yego. Paulo nawe hari icyo arivuzeho. Yego. Bibiliya rero Paulo yandikira ab'Ikorinto n'abakristo mu mujyi wa Korinto, hari mu Bugiriki, ni igice cya 6 urwandiko rwa mbere. Ni igice cya 6 umurongo w'9. Yego. Turamanuka gato ku bantu bafite Bibiliya twafatanya tugasoma. Yaranditse aravuga ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Yego. Arangije aravuga ati ntimwishuke. Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, kuko bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Yego. Eric, nkimara kugira amahirwe yo kumenya ano makuru yuko hari indi migambi dufitiye itandukanye n'ubuzima bw'aha ku isi, no kuzabwinjiramo, kandi kwinjira muri ubwo buzima nicyo birayita ubwami bw'Imana. Amen. Naratangaye ngiye nsoma
ku byategetswe n'ibiteganywa nk'ibigenderwaho kugira ngo tuzinjire muri ubwo bwami. Bimwe muri ibyo rero ni ibi Pawulo yagiye agarukaho kandi bihuye rwose n'iby'amategeko 10 y'Imana yatanze ku musozi Sinayi avuga. Ariko hari ibintu tubana nabyo, hari imico tugira, hari ingeso tugira, ariko tukaba tutazi ahari ko ari ikibazo kizatuvutsa kwinjira muri ubwo bwami. Yego. Ndetse Imana ibyanga cyane. Abantu baratukana Mberiga. Abantu baratukana. Bakabihindura urwenya. Nagize n'ibyago kandi hari benshi namwe ngira ngo nuko tukabyiga no mu mashuri. Yego mu masomo yitwa ubuvanganzo bw'Abanyarwanda hakabamo n'iryo somo ry'ibitutsi. Uko nguko tubivuze ibitutsi. Ndetse hakabamo n'igitabo kizwi cyane ku bantu babyize kitwa Mpangara nguhangare. Numva ko ari guhangara. Nukurenga umurongo utukura umuntu agahangara ibitari bikwiye. None tubonye ko hangaha n'abatukana nabo ntabwo bashobora kuba mu bwami bwo mu ijuru. Ngira ngo abantu twakomeje kubana hano tuganira ku itegeko rya 6. Yego. John Locke ari tuganiriza. Yego. Twasanze rwose aba bantu bariho urubanza rw'abicanyi. Yego. Igihe umuntu atukana. Yego. Mu magambo. Yego. Agahindura umuntu ikintu. Uwo ni umwicanyi imbere y'Imana. Yego. Niko twabibonye. Abantu rero bahora babikinisha biteramo urwenya no ku mateleviziyo nza mbibona. Umuntu ko arakaye kumva gusa aragomba gutukana nta kibazo. Ababyeyi harimo n'abakristo twari tuziho imico yo kubaha Imana n'ababyihamiriza, ugasanga babaha imibereho yo gutuka abana babo, bakabatuka n'ibitutsi kuko bihuye nk'icyo wari uvuze cyo kwica, agatuka mugenzi we cyangwa umwana we ngo uragapfa cyangwa wowe gapfa we. Nza nkunda kubaza mwe nabo nkabaza, ariko ubwo kubimututse ugiye kubona ukabona hise kubitasa arapfuye, mbe byaba bite? Dukoze iperereza ntitwaza tugufata ko ari wamwishe cyane rwose. Hakurikiranwa amagambo yari yavuze, kandi Imana yo ni ukubibona, nuko Imana ibibona niko twabibonye. Tutibanze kuri icyo rero, Pawulo ahangaha by'umwihariko yatinze ku bikorwa bitandukanye bigusha kandi bifitanye isano no kwica itegeko rya 7. Rya 7 ari ryo turiho. Avuga ibintu bitandukanye rero, ariko ngiye ndagira ngo muri uyu mwanya kuba dukurikira tugende duca hirya no hino iyi nyifato yise ubuhehesi. Abahehesi. Nako kagingo konyine ngira ngo abantu tuganire. Reka nsubiremo aya magambo. Yego. Ntimwishuke. Abahehesi. Yego. Ubwo nicyo ugiye kutuganiriza. Yego. Cyangwa abasenga ibishushanyo, cyo ntabwo gifitanye isano n'iteko rya 7 ahari. Yego. Cyangwa abasambanyi. Ubwo abasambanyi n'abahehesi. Ubwo itegeko rya 7 rireba iyo migabane yombi. Yego. Cyangwa ibitingwa. Yego. Ibitingwa ni bande? Wabisobanukirwa usomye agakurikiraho. Cyangwa abagabo bendana. Abagabo bendana n'ibitingwa n'abantu babiri batandukanye. Ni ibikorwa bibiri bitandukanye. Ariko byose ni ukwica itegeko rya 7. Aha ruzadusobanurira nibwira ko izi ngingo nazo tuzazivuga. Yego. Komeza utwibwira iby'abahehesi. Ubuhehesi. Niyo abantu twabanye barabikurikiye neza, iyabira itegeko rya kwica itegeko rya 7 byagarukiraga ku gikorwa cyo guhuza imibiri k'umugabo n'umugore batabyemerewe, abantu benshi barokoka. Ntago bahamwa n'icyo cyaha. Ariko umugabane munini w'abantu bishe itegeko rya 7 kubera kuba imibereho ubuhehesi. Ni nabyo bimwe twagerageje gukoraho no mu kiganiro gishize, ariko ntabwo byarangiye. Ndetse turimo kwiga ubuhehesi bugenda bugaragara mu bantu, kugenda bakoranaho, bumva bavugana nabo badahuje igitsina gusa. Abantu babizirikane ko ari gusa.
uretse ko ubu ngubu nyine birimo biraguka cyane yego n'abahuje ibitsina ibi bitingwa aba bagabo bendana nabyo byamaze kubishyana ku buryo yego biteye ubwoba yego noneho rero twa turimo turahembe se mu ijuru bafata gute yuko umuntu runaka yasambanye yego ni ryari ijuru rifata umuntu yuko yasambanye nyamara nta gikorwa cyo guhuza imibiri k'umugabo n'umugore batabyemerewe inyifato yose yaganisha ku busambanyi cyangwa se kwica itegeko rya 7 hari abantu bamwe bakoresheje imvugo irantangaza ngo ni nko gufata ku ngufu bucece ni gufata ku ngufu bucece uzi ko hari ukuntu abantu baza baganira bari kumwe nubwo byaba ari mu rusengero cyangwa se bari kuganira ku by'Imana nk'uko nguko ariko ari benshi ugasanga umuntu arahagurutse arimo arashaka gusobanura ikintu mugenzi we yigeze kuvugaho ariko mukuru atari kugira ngo yungure abantu b'Imana bunguke ahubwo arimo guharanira ishema rya wa muntu wigeze kukivugaho kugira ngo ashimangire icyo yavuze ariko atari uko ari ukuri ahubwo kubera yuko agira ngo azamure wa muntu hatagira umuntu umuhakanya kuko byamutesha agaciro icyo kintu cyo kumva yuko wakomeza guharanira ishema ry'umuntu mudahuje igitsina nubwo yaba atari mukuri nubwo mwamuri mu giciro cy'ibyamwuka mugana ku byamwuka mu ijuru bandika yuko wasambanye wamufashe ku ngufu bucece kuko handi gihe batanabizi yuko uri kurwana iryo shyaka kandi ufite undi mugambi behind utari uwo kungura abantu mu by'Imana reka twikomereze rero hanyuma turagenda dusobanukirwa ariko tukira afatwa nk'umusambanyi umuntu wese no mu rusengero ugasanga hari umukobwa cyangwa umudamu mu gihe yinjiye mu rusengero agashakisha ahantu yicara buri gihe agashakisha ahantu yicara hagati y'abantu badahuje igitsina ntabwo mvuze ngo abantu bazagende barebuza abandi ariko nubibona uzamenye ko umuntu afite ikibazo niba ariyo miterere biba routine buri gihe ukajya ukabona buri gihe uriya musore yifuza ko hagati y'abakobwa arashaka kwicara hagati y'abakobwa babiri kandi baba bararemye ibyo bibaho bakaremye imigikundi gihoraho koko kandi yakwinjira bigasa naho bari bamubikiye umwanya bakigira kugira ngo abone aho yicara hari n'abadamu bameze batyo hari n'abakobwa bameze batyo akaza akicomeka hagati y'abahungu bikaba bizwi yuko ngo atagendana n'abakobwa ubwo abantu bamenyereye abo bita ba cyabakobwa ba cyabakobwa tuzabigira n'ubutinganyi burya nuko bitangira bihuza bagira inyifato ya cyabakobwa maze bakarushaho gusobanura ko bo ari uko ngo bavutse biyumva nk'abakobwa twatumenyereye ba cyabakobwa uri muganga uzadufasha iyo ngingo yego kuko ngira ngo ejo bundi hari umuvandimwe twiganye njye n'izi mbonezamubano yego ibijyanye na gender rero byari ni terime twatindagaho cyane arambaza ati harya nyibutsa definition twahaga ijambo gender ni iyi yari magambo ntabwo iyo twari dufite ejo bundi 2014 mwiga muri kaminuza ntabwo ari ifitwe uyu munsi twari tuzi yuko ari ikibazo cyo kuba ufite igitsina gore cyangwa igitsina gabo kumva nuko bimeze ariko ubu bitewe nuko ibijyanye n'igitsina gore igitsina gabo ngo bigira abantu bitesha agaciro muri bya bibazo by'ubutinganyi uri kuvuga ko uzatubwira ko abantu ari uko bavutse uzadufashe se koko scientifically muri science mu miremerwe y'umuntu umuntu abasha kubaho afite umubiri w'abahungu ariko muri we imisemburo imikorere n'ibyifuzo ari by'abakobwa
ahari nitugera kuri Tuzabireba. ingingo uzadufasha kucyumva ariko tukiraho gituma ubu ngubu biteje impaka cyane kwemeza iryo jambo ngo genda bisobanuye gusa ngo umuhungu umukobwa nuko abantu bazanye ibindi bihimbano ibihimbano byinshi cyane byerekeranye nyine n'imiterere y'umuntu hanyuma basa n'ababihuza cyangwa se umuntu yabishaka agahindura icyo ngicyo cyari genda nk'uwikura ishati agahindura indi uwari umukobwa akavuga ati no ngewe ko umukobwa ndabirambiwe ndashaka kubira umuhungu wari umuhungu nkuko twatumaze kuvuga abita bacyabakobwa akavuga ati ngewe no ndabarambiwe kuba umuhungu ndashaka kubira umukobwa icyo twita transgenderism ibyo rero tuzabireba nashaka kuvuga gusa yuko tumenyereye twigana n'amashuri abanza umuntu ukunze kugendana n'abakobwa umuntu ukunze gukina udukino tw'abakobwa imabigibigi akadanse nage n'uburyo agenda ukabona cyangwa ego tukavuga ngo uriya muhungu uhora agenda n'abakobwa nta n'icyabakobwa bikarangirira aho ku buryo nta n'icyizere rimwe na rimwe twamugiriraga hakari udukino cyangwa amanyanga dukora tutamujyana mu nta n'icyabakobwa ariko abantu ntabwo bazi ko hariho na bacyabahungu abo bacyabahungu basanga mu bakobwa ukabasanga no mu badamu umudamu akabaho ngaho agakunda kugirana urukururano n'abagabo cyangwa abasore kandi mwene wawe ntabwo batoranye ikigero cy'imyaka oya maze mwavugana wambwira kose ugerageza kureba niba hari icyo wagorora mu mico ye y'ubuhehesi maze akubwira ati ngiye ntabwo nkunda abagore bagira amagambo akakumvisha ko ahunga amagambo y'abagore n'imiterere yabo no kudafata ibyemezo ngo bikomeye n'inama ngo zidafashe ati ngiye nkunda kwigendana n'abagabo no kwivugana n'abagabo kuko imico y'abagore ni mibi sinshaka ngiye kugendana n'imico y'abagore nyamara wakurikira nawe bwite bikazarangira yihamirije cyangwa se aguye mu mutego yarazi ko afite iyo mico cyangwa ntiyarazi ko byamugeza muri ako kaga kuko abayeho imibereho y'ubusambanyi gusa n'ubufatika noneho agakora igikorwa ariko mbere yo kugera kuri icyo bikorwa iyo nyifato yo kwisanisha naho mudahuje igitsina ukumva niwo mwagenda no kumva niwo mwakwicarana mu ijoro bifata nk'ubusambanyi nubwo mutasambanye rwose nk'igikorwa nyirizina icyo nicyo Bibiliya yita ubuhehesi mu gifaransa bakita fornication mu cyongereza ni fornication n'ubundi nuko ni inyifato yose iganisha ku busambanyi nyirizina reka dukomeze kandi afatwa nk'umusambanyi uwo wese wisambanyisha ibikoresho nk'amarobo byaradutse ubu ngubu ku masoko biriho rwose abantu baragenda akagura n'ubu bagahora babyamamaza yuko ngo igituma bashaka gukora icyo twita artificial intelligence ibipupe ngo babihinduye nabi ntabwo nakabaye ngira inama abahinduzi abita amazina ibintu bitari bisanzwe muri rwacu yuko rwose ndazina babihaye ntago ari byo babyise ngo ni ubwenge buhimbano ntabwo ari byo ni ibirobo nuko nyine ni ibirobo cyangwa ni ibipupe yewe twemererwa mu guhindura indimi twemererwa gutira amagambo kuvuga artificial intelligence ubwabyo ntago ari ubwenge buhimbana ahubwo ushatse kubihindura wagenda mu rwego literally no kuvuga littéralement ijambo kurindi mbese babyita nk'uterika artificial ni ikintu kimeze gute si igihimbano se buriya ikintu gikorano kuko se babyise intelligence ubundi intelligence nk'ubwenge se oya ni ubuhanga keretse niba bashaka kuvuga intelligence nko kuvuga ubutasi ariko ntabwo igipupe gishobora kugira intelligence ntabwo bishoboka ubwo nagira ngo nkwibutse mu byo twize muri psychology n'ababyize muri kuvuga
iyigamitekerereze ya muntu. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Baravuze ngo l'intelligence c'est la capacité intellectuelle ou mentale de s'adapter aux situations nouvelles. Ibyo ntabwo bisaba kugiga muri kaminuza. Abantu bize normal primaire, kuvuga inderabarezi, ibyo babyiga mu wa gatanu secondaire. uvuze ngo intelligence ni ubushobozi Ni ubushobozi bw'imitekerereze cyangwa bwo mu mutwe, yego bwo kwirwanaho no kwivana mu bibazo uhuye nabyo bidasanzwe muri icyo gihe. muri icyo gihe. Ni ukuvuga ngo uhuye n'ikibazo runaka kidafite uburyo bwari busanzwe, uhimbye uburyo bwawe kugira ngo ukivanemo. Ariko iyo zino artificial intelligence nazo ziri kugenda zigaragaza ubudahangarwa muri icyo gikorwa. Ntabwo ari zo, ni nyiri kuyikora zimenya ko bwije amatara akaka. Iyo ntabwo ari situation nouvelle rero. Ntabwo ari situation nouvelle, ntabwo ari new situation, kuko ibyo birasanzwe. Babise uwabikoze yabisetinze gutyo ko ni mugoroba bizaka, ikamenya hari umwijima. Ni sensoring nta kindi. Ku bantu biga IT, Sofia Saza waramwumvise? Oya, bazana icyo gipupe warabimenye. Ntabwo Sofia yigeze aza. Sofia ntabwo yigeze aza, ahubwo bazanye icyo gipupe warabimenye. Yego. Narabimenye. Nanakibonye rwose. Mbona n'ibindi byinshi ko ngenda gukurikirana. Gifite capacité intellectuelle. Bagihaye ubushobozi bwo gutwa cyatekereza, cyakumva, cyavuga, cyagenda se. Hano icyo mperuka kubona bagaragaje muri Australia, cyo gisa naho rwose gifite gutekereza. Ariko behind the curtains, aho tutareba, hari ubikoresha. Hari ibyo basetinzemo cyangwa bubatsemo. Ni programming ku bantu biga IT. Ni programming bayikora ku mashini, ni computer. Kucyubaka ariko bakagiha n'amabwirizwa bashingiye kuri computer cyangwa se mudasobwa. Hanyuma shobora kuba ari settings bagihaye ubwacyo zo, cyangwa se akaba ugikoresha tutareba. Hashobora no kuboneka za logiciel zitandukanye zibikoresha mu buryo abantu baba batareba bari aho, ariko mukuru hari application zibikoresha aside. Rero abantu bazanye bavuga ngo noneho ngo ibyo pipe ngo kubera ko ngo byo biri honest, byo ntibihemuka. Abantu bamenyereye ibyo twitaga kera ngo ni uguterwa akadobo, kubengwa, ngo byo ntibibenga, ngo ntago byakubabaza mu rukundo. Yego. N'imibereho y'abashakanye uyu munsi harimo ibibazo bikomeye. Abubatsi ngo uyu munsi yego zirasenyuka inyinshi. Yego. Ndetse mu bihugu byateye imbere izirenga 70% zirasenyuka. Yego. Ku buryo nyine izi robo, ibi bintu uri kutubwira by'amarobo, izi artificial intelligence, bitangiye kuba igisubizo cy'ikibazo cyari kiriho muri uko kuri deceptions. Sinzi ubyise nyine nkuko babyita, ariko ntabwo ari igisubizo. Ni corruption, ni ukwangirika ku mitekerereze y'abantu. Ntabwo robot, ntabwo ishobora kuba umuntu in terms of yuko wakurana sex nayo ngo ube wibwira ko ari umuntu muri kumwe. Ntabwo byakunda ukurikije uko umuntu ateye nuko Imana yabigennye kugira ngo abe sex. Ntabwo wewe uzasangana icyo gipupe naturel keretse ne wagishyiramo amavuta. Peut-être que ari uko bimeze ari. Kuko biranahenda cyane ndabizi. Yego. Ntabwo imisi kugira umuntu akore imibonano mpuzabitsina nubwo yaba yemerewe, ubwo nicyo turimo kuvuga. Ntabwo turi kubana no kuciteye kurya karindwi ubwo. Yego. Ni uruhurirane rw'imisemburo cyane cyane mu mutwe ibwonko, ihura n'indi misemburo uturutse mu tundi duce dutandukanye tw'umubiri, tuvubura imisemburo. Ubwo harimo adrenal gland
cyangwa icyo twita glande surrénale ni utuvura tuba hejuru y'impyiko ebyiri tumeze nk'udutemeri tugira umumaro ukomeye cyane mu gushyira hamwe ubushake mu mibonano mpuzabitsina ariko no kugira ngo ibe productive ni ukuvuga umugabo abe yatera inda umugore nawe abe yagira isama ubwo twagira tugikomeza ku bagabo hari imisemburo ikorwa na tests cyangwa se testicule hari ku bagabo prostate akanyama k'abagabo kita prostate kagira imitegure yabyo kuko hari utundi tuntu turi nka grande seminale tuzana iyo misemburo n'andi matembabuzi ngo igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gikunde wagira ku mugore uretse imisemburo y'ubwonko n'utwo ariko uwongeraho n'imirerantanga ovaries cyangwa ovaire ukongeraho trompe cyangwa fallopian tubes ukongeraho uterus cyangwa uterus ukamanuka ukagera no kuri niba nibuka neza grande bertin I think niba nibuka neza tw'abantu benshi ntabwo batuzi dutuma umudamu arangiza hanyuma agasohora amavangingo uretse ko nabyo bifite ukuntu sitani yabiyobeje cyane kubw'iyo mpamvu rero ntabwo robot nubwo yaba ari yayindi bita artificial intelligence cy'ikigore bagize ikigore ntabwo gishobora kuba cyujuje ibyo ngibyo bisabwa zose ngo umugore agire imisemburo ikwiriye hanyuma agire ububere bukwiye hanyuma akore igikorwa hanyuma ngo bigende neza ntabwo ari byo ni ukwangirika ko mu mutwe y'abantu kandi ntabwo barimo gushaka igisubizo ahubwo barimo kongera ibibazo imiryango kandi babikora babishaka burya abatekereza babiwe n'imbaraga z'abadayimoni babikora babigambiriye gusenya imiryango bashyiraho amategeko mu bihugu bitandukanye tuzayibona tubibona n'amabwirizwa hari ibindi bagamije bo bagasenya imiryango ngo basemekawo muri sosiyete y'abantu ntabwo uciye mu ryo uvuga hari ikintu naganiriye na John Locke twibaza ku ngingo yo kwiyahura yego ntabwo ibyo byose twabigezeho ariko utumye mbitekereza mu ishuri n'izi ngingo yitwa kwiyahura ubwayo ko ibiriya bihugu byateye imbere muri ubwo buryo biri gushakisha ibisubizo Imana itatanze yego ibintu abantu bagenda bakajya mu buzima bwa depression iteye ubwoba bw'ubwihebe no kwigunga no kumva batari kumwe n'abantu kuko umuntu ni social ntabwo umuntu ashobora kubaho nta wundi muntu uhari nta wundi muntu uhari ntabwo bikunda abantu benshi bariyahura urubyiruko nk'uko dushobora kuba duhangayikishijwe na malariya muri Afurika yacu bariya nabo bahangayikishijwe n'ubwiyongere bw'abashaka kwiyahura nicyo twita umuntu yiyahura by'umwihariko muri ibyo bihugu kubera icyo twita identity crisis kubura umuntu ukuri iruhande ukwitaho wibonamo ukibona hagati y'ibikuta bine buri gihe mu nzu wenyine ubwo rero ino bubanza nawe idazasanga igisubizo koko ntabwo yatanga igisubizo kuko ntabwo mushobora gusharinga emotions ntabwo mushobora gusangira imbamutima zawe ntabwo wakibwira umubabaro wawe ngo nacyo kikubwira uwacyo kuko nta n'uwo kigira nta marangamutima kigira kuko ntabwo ari umuntu ubwo rero utumye tubivugaho cyane ariko abantu batekereza n'ibizi robots zisanzwe abantu bafite robots bakoze robots z'ibitsina akakishyiramo ubwe akayifata n'ukuboko kwe akakishyiramo ubwo tuvuye muri bya bindi bihenze cyane noneho hari n'abandi bakoresha bisanzwe ariko nabyo birahenda Eric nuko nyine utumye ntekereza cyane noneho ubwo umvanye kuri ibyo numva guri kumbwira ibintu biremereye cyane twize mu mashuri nize mu kigo mbamo ndabyibuka rwose uvuze kwinjiza ibintu mu gitsina twajyaga turya imyumbati bikorwa n'abagore cyangwa abakobwa by'umwihariko twajyaga turya imyumbati mu kigo aho nize twonkome ariko umugabane munini cyangwa se
umugabane runaka w'imyumbati yakuwe ngo ize gutekwa yego ku ishuri yabaga yagiye secondaire mu madoctoire abakobwa kandi byavugwaga yuko ari icyo ngicyo ari bukoresha mu kwikinisha kwikinisha masturbation yego nuko wagiye unkomakoma ngo ntavuga byinshi cyane bikazaba birebera ariko ubundi icyo kintu twakuzageraho cya masturbation gitera indwara zikomeye cyane harimo n'indwara z'ibisazi ibisazi kandi ubushakashatsi igitabo nasomye kinyereka yuko abarenga 95% ino ngingo irabareba buriya Imana yo mu ijuru nidufasha ubutumye nyine mbitekereza biruseho mbere numvaga ugiye kumbwira bya bintu by'ubuhanga buhanditse buri kwaduka mu isi ariko niba ari ikibazo cyo kwikinisha yego 90 abarenga 95 yego birumvikana ko umubare w'abakristo urimo rwose abakristo barimo cyane kubera ko benshi bagiye bagerageza kwirinda abakristo bagiye bagerageza kwirinda kwisha itegeko rya karindwi bibona muri icyo gika bakaba bakwigirira nabi ubwo abantu bazadukurikirana ntibazabure kubivugaho rwose nta kibazo kuko ni ngombwa umugambi w'Imana nuko igomba kutwereka ahantu twaguye ngo hanyuma twihane tube dukije ubugingo bwacu bwa none izo ndwara ariko n'ubugingo bw'ahazaza ubugingo buhoraho ubwo rero bamwe bakoresha amakarote hari nabo ngo bicikiramo ibitoki ibintu bibi cyane umuntu wese rero ukoresha ibindi bintu bitagenwe mu mibonano mpuzabitsina isanzwe nk'uko Imana yabigennye yaremye umuntu abafashwe umusambanyi wavuze abagore bashobora kugaragazwa nk'aho bibasiwe ariko n'abagabo bafite uburyo bwabo nigeze kumva byenda gusetsa imwe YouTube nayo ituma abantu bagira amasomo menshi cyane cyangwa ubona amakuru menshi umwe yaserereza abantu ngo bakoresha isabune ubwo n'abagabo n'abasore ntabwo mbizi ntukabimenye rwose urumva ko nabo bafite strategy zabo kandi umunyabyaha yarangiritse cyane ariko by'umwihariko abagabo bo bagena muri icyo gika twavugaga ikibihenze ibirobo by'ibigore nyine ni naho ngo bavuga ati abagabo igisubizo kirabonetse kubera ko mugiye kubona ibirobo bitazaba stressa bitazabatera utudobo bitazabahemukira mu rukundo yewe n'abagore nuko barabifite kandi banza ngo ari n'uwo kishe kubera ko ni imashini kiracometse cyaramugize rwose arapfa rero iteye ubwoba Satani yangije ubwenge bwacu ku rugero rw'uko twifuza ibirenze by'Imana yaduhaye kandi iby'Imana yaduhaye bihari ubwo tukiva kuri icyo mwene umuntu wamaze kugera aho ngaho ntabwo aba agishaka guhura n'umugore kandi umugore bari si uko abagore badahari reka deja bagutandukanije n'umugore cyangwa n'umukobwa cyangwa igitekerezo cyo kuzashaka kandi abagore barari nyine basenya ya miryango ngo mudahura barangije bati igenda ukoreshe kiriya kintu cy'amashanyarazi ngo baregira kandi ku muvuduko itandukanye iyo wamaze kwishyiramo ibyo bintu ukangirika mu bwonko nicyo gituma birangira nyine usaze buhoro buhoro amarangamutima ntabwo ushobora kugera ku rwego rw'ibyishimo Imana yagennye mu guhura k'umugabo n'umugore ukoresheje izo nzira zose zinyuranye n'icyo Imana yavuze uwo muntu arafatwa nk'umusambanyi afatwa nk'umusambanyi rero umugabo wese cyangwa umugore ugirana ubumwe akaganira akicarana agakururana ku buryo ubwo ari bwo bwose n'uwo badahuje igitsina mu gihe uwo bashakanye akiriho birumvikana mbereke uko byumva abandi badukurikiye barabyumva kera nkiri muto kera hanjye niho mvuga yego nibwo icyorezo cya sida cyari kimeze nabi mu Rwanda yego twagiraga ibintu by'amanimasiyo byo kurwanya sida twari dufite akantu kitwa kuba kwifata ubudahemuka agakingirizo ndivugira ubudahemuka rero yego ubwo niba umugabo cyangwa umugore afitanye
gukururana n'umuntu badahuje igitsina kandi mugenzi we akiriho ubudahemuka bwatakaye. wari uzi ko no kwicarana nabyo ari ubusambanyi? Oya, ibyo ntabyo wari ubizi. N'abadukurikiye nta nubwo ari bwo. reka tubirebe ahangaha. Yego. ntacyo rwose tubirebe. bavuze ngo ni umugabo n'umugore ugirana ubumwe. Ikibazo question ni ubumwe. ubudahemuka ukunda kuganira n'umugabo cyangwa n'umugore w'abandi. Ariko ngira ngo hari amakuru twagiye tuganira wowe. Yego. N'ibiganiro byabo akenshi biba bipfuye. None se ubundi mwambaga yego twagiye tuganiraho. Yego. Ukumva wa mugabo agiye kugaragaza umugabo wawe yuko atari umuntu adafatika, adafashije rwose, dasoza inshingano z'uko bikwiriye. Hari ahantu hari step yarakwiye kuba kugeraho, kumva ko ari kwigarurira umutima we. None urabyumvise. Utarabyumva nawe n'abandi badukurikiye bari batarabyumva. Kuganira si cyo kibazo, ahubwo muraganira iki? Muhora muganira n'umugabo w'abandi igihoraho ku buryo umwihugikana, cyangwa se ukumva ufite amatsiko, ufite inkuru nyinshi zo kumubwira kandi utabwira umugore wawe, wamukumbuye ukanabimubwira, bakumbuye ibiganiro bye ngo nari ngukumbuye. Ubwo nubwo mutarakora cyangwa mutanateganya bitari mu mushinga kuzahuza ibitsina, birahagije ibyo ngibyo mu ijoro bahita bandika ko wasambanye nawe. Nshingiye ku nkuru twaganiriye, yego, tutari buvugire hano, yego, nshobora kwibaza cyangwa se nkasaba utwumva waba uri wakwibona muri icyo gika. Ese ibiganiro muganira ubona biteza imbere bwa bumwe bw'umugabo wawe cyangwa bw'umugore wawe, umuryango wawe urushaho kugira ubumwe no gutera imbere no gutuma umwishimira kurutaho, cyangwa gutangira kubona intenge zo mu mibereho ye, ukabona hari ibyo yarakwiriye kuba afite adafite, ukabona wa undi muri kumwe hari icyo arushije wa wundi, arushije umugore wawe cyangwa arushije umugabo wawe, yego mubana, yego, bimeze biti. Rero wowe uhise kuri result cyangwa se imbuto byera. Ngendagira ngo kwanza abantu babyumva babihereye mu mizi. Ubundi ni iyihe mbaraga, power, mobile, motive, ni iyihe mbaraga igusunikira kumva bidahagije kuba uganira cyangwa wicaranye n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, ukumva wagera kaga keregeshwa kukwicarana n'undi mugabo cyangwa n'undi mugore muri babiri gusa? Ni iyihe mbaraga ituma, ni iyihe mpamvu wumva ubuze amahwemo ukumva wajya kwicarana n'umugabo w'abandi ukamuganiriza ibyo utaganiriza umugabo wawe? Ese ni ibihe byishimo bituruka ibyo nuye uwo munezero ugira ari uko waganiriye n'umugabo wawe, umugabo w'abandi mwicaranye, cyangwa no kuri telefone? Ubu ntabwo bisaba kwicara gusa. Yego, no kuri telefone mukamara amasaha, ukumva wakwishimira ko muhurira ahantu ku isoko cyangwa muri gare runaka cyangwa muri restaurant mugafata icyayi, kandi umugabo wa cyangwa umugore utamujyanayo. Ni iki kiba cyabite? Icyo kibitera rero mu ijoro bitaboneka ko ari ubusambanyi. Ariko reka tubisome none muri kimwe mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi. Yego. Abantu bamwe ubwo badiventisi muri rusange n'abandi bagirana isano nabo baraza kucyumva. Ni igitabo cyitwa mu Kingereza cyitwa Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorce. Ariko mu Gifaransa ni Conseil sur la sexualité, l'adultère et le divorce. Mu Kinyarwanda hagenekereza nkavuga ngo ni inama ku myifato y'imibonano mpuzabitsina, ubusambanyi n'ubutane. Yego. Baranditse baravuga ngo muri iki gitondo ubwo naturukaga ku kibuga cy'ishuri, ntibakunze kuvuga ishuri Eric, ku mashuri habera ibintu byinshi. Yego. Nabonye
indogobe yawe iziritse ku giti imbere y'ihema Fani abamo. Ubwo ni ndavugwaga urumva ari umugore cyangwa n'umugabo? byose ni umugabo. N'umugabo pa. Ko bijyanye na sexuality. Yego. Umugabo. Indogobe yari iziritse hafi Ihema rya imbere ku giti imbere y'ihema Fani abamo. Fani ni umukobwa. Yego. Indogobe rero ubwo twagiranye ni nka moto cyangwa se imodoka. Nyuma yaho gato nagiye negera ihema. Uyu wabivugaga ni NG White. Kuba muzi. Umugore uturuka muri Newcastle na Jesse Israel bari basuye Fani. Urikumva iyo scenario? Aha. Wowe rero wari wicaye urimo kwandikira ku mashini. Akadomo. Ikibazo rero. Kuki utahise ujyana imashini mu ihema turiramo? Fani umukobwa araha. None waje mu kazi ufashe indogobe yawe uyiziritse. Hari abagore babiri bari basuye Fani. None nawe urahari. Ubwo uri umugabo mu bagore batatu. Wibere ku mashini yawe nk'ingi dufite uri kwiyandikira. Nta kintu wakoze. Yego. Iyi ndogobe yawe kwanza yageze aha ngaha ite? Biragaragara ko nta kibi urimo urakora. Uri no ku mashini. Uri ku mashini urimo kwandika. Uri mu kazi. Ariko kufita isi ufati ukimara kubona abadamu batatu. Wari uraho hari abamusuye wagombaga guhita ufata imashini ugashaka handi hantu ujya kwandikira. Yaranahamuhangiye. Arambwira ati ni muri rya hema turiramo, dining hall. Ntabwo ari ukwiye kubuhamana n'abo badamu batatu. Guhamana nabo ni ikibazo, wagomba guhita uri muri mashini ukajyana mu dining hall. Iki cyerekezo cyawe iyi move izi ntambwe urimo uratera, abwira wa mugabo, kiratanga iyihe sura ku ntekerezo z'abakobwa b'inkumi basura ishuri? Hari abakobwa basuraga iryo shuri trip, urugendo shuri, nibaza bagasanga buri gihe uhora wicaranye na Fani n'abandi bagore, bizatanga ikegi image. Nta yindi sura byatanga keretse ko baba babigizemo amahirwe bakaboneraho kugenza nkawe. Erika, niba wibuka neza mu biganiro twagiranye, twasomye mu gitabo kimwe cyitwa Ibihamya by'itorero yuko Imana itazigira ica hejuru y'akarongo nubwo kaba gato kukwica amategeko y'Imana. Dusoza aya magambo twasomye aho ngaho, twabonye yuko abantu batazazira kwica amategeko bo ubwabo, ahubwo bazabazwa n'ibikorwa bibi byo kwica amategeko y'Imana abandi bakoze bafatiye urugero rubi kuri babandi. Aha ngaha rero umuntu w'Imana yabwiye uyu mugabo, aramubwira ati inyifato urimo kugira yo kwicara n'abadamu nta kindi kizavamo. Result nuko abakobwa batemberera bakora urugendo shuri kuri iri shuri ryacu bazakwigana bumve ko ari ibintu bisanzwe, ahubwo babonereho. Ubwo bari basanzwe bahura n'ibibagerageza abazengurutse, ariko bazumva ari ibintu bisanzwe ubwo kana kabikoze, kandi tubona ari abayobozi bari hafi ya NG White nta kibazo. Yarakomeje aramwandikira amubwira ngo ukwisanzura ugirana n'abagore bakiri bato ni umwanda. Kwisanzura mbere kurabyumva? Ndabyumva. Ubusabane. Kwisanzura mwicaye kumva wamukoraho mugaseka mugatembagara kumva
ngo koraho ku kuguru kwita ko mwicaranye, hari n'abagenda bakafata ku rutugu, hari n'abagenda ku kuboko agakubitaho gutya, ubundi ukabona ashimishwe no kuhita amufata mu rutoki, bagafatana hagatoki no mu nzira. Nubwo byagarukiraho, ntimugire igikora cy'ubusambanyi mukora gifatika, mu ijuru bandika yuko mwasambanye. RNG watabyise umwanda. N'umwanda, kandi saa honyine yakoresha ino jambo. Niba mubyibuka neza bakurikirana ibyigisho bya mbere, hari aho twasomye mu gitabo cyitwa Selected Messages Volume 2. Message choisie umuzingo wa kabiri ni page ya 23 na 24 y'ururimi mu gitabo cy'Urufaransa. Narugire ijambo yarikoresheje ngo kwisanzura n'urugwiro rugira n'abagore n'umwanda. Ariko kuri wowe ubifata nk'ibisanzwe cyane. Siko abantu babifata Eric. Aho si mbe buriya Raymond ibirari binari karavuga. Si ibintu bisanzwe. Ibi sije nabyanditse. Kandi buriya gihe ntabwo navutse ndi mu Adventist umunsi wa karindwi. Imana ishimwe yuko yampamagaye. Amen. Rero Bibiliya ntayo nagiraga. Ntayo nagira pe. Imana yarakoze. Ibi bitabo byo rero byo numwihariko kuko nabisanganye Abadiventist umunsi wa karindwi. Yego. Ntabwo yari njye nabyanditse, ariko kuri kurimo kuratangaje. Kandi urabikunda. Eric. Iyo nsomye byinshi muri ibi ngibi mbona umunzani nkwiye kwigeraho, ndeba ibisabwa kugira ngo nzabe mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Kandi tukira hanga Eric. Ese ubundi Eric nubwo wowe ntekereza ko utarabimenya cyane, kuri umugabo ugahora wishimiye kwicara n'uramugore kenshi. Mbese umugore wakuguyeho yabifata nk'ibisanzwe nkuko nawe bifata nk'ibisanzwe? No. Wambwira uti ntabyo uzi ko byinshi, ariko hari amakuru nagiye menya. Yego. Wigeze kuvuga ku ngingo y'amatsinda y'ubwaka bwabonetse mu matsinda y'uko gukururana, ukabona ntacyo bitwaye. Yego. Numvise inkuru y'abantu nyine bumva ntacyo bitwaye ari ibintu bisanzwe, basengana, ariko umudamu ntabwo ari kumwe n'umugabo we muri iryo tsinda. Mbega skandale. Ni skandale ikomeye kubona umugabo akikubona akabona uri kumwe n'uriya mugabo we. Ni ikibazo. Ni ishyano rikomeye. Ni ishyano, kandi ntuzabyitiranye no kuvuga ngo araguhohotera kuko ngo atari umwizera nkawe. Nta budahemuka wagize. Ntabwo ukwiye kujya mu itorero, mu idini, ntabwo bivuze gukururana nawe mudahuje igitsina mu gihe uri umugabo, uri umugore by'umwihariko. Ubwo nta n'ubyemerewe, ariko by'umwihariko umugabo n'umugore. Komeza utubwire aya magambo. Ukwisanzurana ugirana n'abagore bakiri bato n'umwanda. Ariko kuri wowe bifata nk'ibisanzwe cyane, kandi ko ari rusange. Bituma ntacyo bikubwira. Ijambo ry'Imana ryarakubwiye ko ugomba kwirinda igisa n'ikibi cyose. Yego. Ariko se urabikora? Uri umugabo washyingiwe ufite umugore n'abana b'abahungu babiri, abo wasize mu Amerika. Aho ngaho bari mu Australia. Ubwo nuko utabisomye byose, ni igitabo kinini. Kandi iki cyari kuba gihagije utagombye undi muhanano. Ubundi bujyanama. Ubundi mu bijyanama. Kwimenya kuri umugabo, ufite abahungu babiri, ufite umugore akiriho, ufite abana babiri, nta zindi nama zari zikenewe ngo nyabuna we kujya gutesha abagore b'abandi umutwe cyangwa abakobwa b'abandi umutwe. Byahagumye kuguha impamvu n'umuhanano wo gushyiramo distance, gushyira intera hagati y'abo bantu, ukagabanya umusabano nabo. Kugira ngo urushaho kwifata no kwigengesera mu bumwe ugirana n'abandi. Byari bihagije kugira ngo urushaho kwifata no kwigengesera mu bumwe ugirana n'abandi. Nkwandika ibi, ubwo ni igihe watamwandikira, kuko urimo kubeshya Fani. Kandi mu bigaragara yamaze kuba impumyi burundu no gutwarwa. Yakinishije amarangamutima, nicyo kindi wavuze muri sociology.
kandi ubwo hari icyo bamwe utababwiye, hari icyo twita social geometry. Umuntu ukuba hafi, umuntu usangiza amarangamutima yawe, ibikubabaje, ibikunejeje, ubwisha inama, uzahindukira ukajya kubona aramwenyuye, uzatakira ati naraye ntasinziriye, yego uye nubwo atagikemura, kuko ntago ari cyo bivuze. Birahagije gusa kubona umuntu usangiza amarangamutima yawe nubwo ntacyo yakoraho. Uwo muntu iyo byisubiramo nyine umunsi umwe, ibiri, birangira wumvise ko ari wo muntu wa hafi. Ndetse abantu bamwe bafite imitungo bakuze, birangira bafashe imitungo yabo bakayiha hamwe n'abo bantu nta sano bafitanye, mu gihe bafite abo bafitanye isano. Kubera ko umuntu yaremwe agomba kubana n'abandi. Kubw'iyo mpamvu umuntu ukuri hafi rero muhorana usangiza byose, cyane cyane amarangamutima, birangira umutima wigaruriye nawe wowe kandi ugatwarwa nawe. Ahanga bakoresheje mu ryo gutwarwa babyise ngo ni infatuation. Fanny was quite infatuated. Yari yamaze gutwarwa. Arabyo abantu bamwe bita urukundo. Ntabwo urukundo no gutwarwa, to fall in love and to be infatuated biratandukanye. Iyo amaze gutwarwa niho bamwe bavuga ngo urukundo ni impumyi. Oya, igihe amaze kuba impumyi mu mahitamo ntabwo uba wakunze, ahubwo uba watwawe. Fanny rero yari yamaze, kandi ubwo Fanny yari umukobwa ukurije amateka y'uyu Fanny, ukurikije mu bindi bitabo, akeneye umugabo. Wowe ashobora kuba atazi naye makuru yawe wa mugabo we, cyane nawe atamwibutsa kuri umugabo ufite umugore, yego n'abana babiri, yego kucyuri urimo urashoka Fanny, urakinisha amarangamutima ye, uramwicira hazaza, kandi biragaragara ko kubera ko amubaye hafi kenshi byatumye Fanny atwarwa, nuko abimpumyi burundu, ku buryo no kumubwira ngo uyu ni umugabo w'abandi atabyumva. Muramubeshyera, batafite umugore ati wowe murabeshya, murashaka kutwicira ibintu. Ati nyamara afite n'abana babiri, atari ko abantu mugira ishyari. Maze mu Banyarwanda ho bongeraho ngo nta bukwe butica. Na oya yaboretse, hari Kinyarwanda kiza. Nta butaha butagezwe intorezo. Nta butaha butagezwe intorezo. Aha turimo turareba abagabo cyangwa abagore bakunda gukururana, kwicarana, kuganira n'abagabo cyangwa abagore b'abandi, kandi bo bafite ababo, bafite abo bashakanye. Ikintu rwose ndinginga cyane cyane abakristo ngo bagitekerezeho by'umwihariko. Ntabwo bivuze ko utasura umuntu ngo nuko mudahuje, cyangwa afite umugabo we cyangwa umugore we, ariko musure mu muryango n'abandi bahari, muganire, kandi ugira naho ugarukira nyabuna. Bye kuba urukururu. Ubwo ndibutsa atari ibyo ngibyo gusa, ahubwo n'abantu benshi bakunda kugenda gusurana, ni byiza. Ariko umunyamigani Salomo hari ibyo yashyizeho akarongo, yaravuze ngo ntugahoza akarenge mu rugo rw'umuturanyi hatazakurambirwa. Nibyo ariko. Niba rero ujya gusura uwo muntu yarwaye, wese umuturanyi gusa, ahubwo wese n'umuturanyi hubwo n'uwo mudasangiye. Oya araha. Iyo uvuze amatsina ndababara yacu, mberi umuntu akaba ari Kirehe agahora ahamagara umuntu uri Kibuye, amene Karongi. Urumva intera irimo nini cyane. Urumva uwo n'umuturanyi birahabanye kure. Nihe mpamvu igusunikira kumva wafata ama credits, unite, ugashyira ugacaginga, ugatoping up muri telefone, ukagura promotion, ngo niba ari yoro n'ibindi ntazi ibyo ari byo promotion, hanyuma ukumva wahamagara umugabo w'abandi, uri umukobwa cyangwa uri umugore ubizi neza, noneho umusobanuzi byanditswe ariko, cyangwa umugore w'abandi, mukavugana iminota 50, isaha 2,
muba mwiga ibintu bikomeye mwiga ubuhanuzi mbere ndagira nkwibutse yuko ibyo bintu mu bwami bwo mu ijuru bandika yuko uwo muntu mwasambanye kuko birangira izi ntekerezo z'uyu muntu mu kuvugana mbere ugira ngo birangira ari ibyamwuka oya pe birangira wumvise wa muntu nyirakuri hafi ugatangira kumuganyira iby'ubuzima ugasanga mwagiye mu bindi biganiro by'ubuzima bigatangira ari ibintu bisanzwe inkuru zisanzwe bikarangira waratwawe wumva akabaye kose ari wo waganyira aho kugira ngo ubwire umugore wawe cyangwa ubwire umugabo wawe aho niho babera ingorane kuko bituma utwarwa ntiwite kuba muri kumwe n'inshingano zawe zisanzwe kandi ari we wahisemo ukanamuha amasezerano woya wahisemo yuko azakubera umugabo azakubera umugore kandi buriya iyo dusezerana abadiventisiti ho uwateguye amasezerano mva yageze kure aravuga ngo ashyiramo ijambo rijya rimbabaza ariko rikananshimisha aho umusore ushyingiwe n'umukobwa ushyingiwe ubwo n'umugabo n'umugore babwirana ngo nzajya nguhumuriza nzajya nguhumuriza wahumuriza umuntu utumvise umubabaro we ntabwo bishoboka none se ko umubabaro wa mugabo we utangiye kuwushyira umugore w'abandi ubwo urumva ukibona umugore wawe nk'umuhumuriza oya pe mbe wa mugabo we yagiye gushaka undi muhumuriza mbe wa mugore we ko ibintu bikugora dore ko abadamu bakunze kugaragaza byinshi bibagoye kutakibibwira umugabo wawe ari we wasezeranije ko ari we cyangwa se wiringiye ko ari uzajya uguhumuriza ukajya kubibwira umugabo w'abandi mbe niwe muhumuriza wawe ese ubundi birashoboka ntabwo ashobora guhumuriza pe barabivuze ngo mu kinyarwanda ngo usenyurwe umutiza umuhoro kandi ubwo mu migani 14 ho hansomere migani 14 umurongo wa mbere hadusomere hanyuma turebe ibihanditse umugore w'umutima wese yubaka urugo umugore w'umutima wese yubaka urugo rwe ariko umupfu we ubwe ararusenya ariko umupfu we ubwe ararusenya mu Kiswahili bavuga ukundi iyo bavuga ngo ubwe ararusenya bavuga ngo na mikono yake pekee arusenyesha amaboko ye bwite umugabo rero nawe twamushyiramo hano umugabo w'umutima wese yubaka urugo ingo niwashaka usimbuza ariko umupfu we ubwo ararusenya nicyo bivuze rwose niba rero wumva umugabo w'abandi ari waguhumuriza umva ndimo ndakubwira inkuru mbi yuko uri gusenya urwawe bari bugutiza umuhoro kandi wa mugabo wundi aragutiza umuhoro kuba yaremeye ko mwinjira muri ubwo bumwe utagira ngo hari ikindi cyamuzanye nta kibazo ashobora gukemura mu buzima bwawe keretse ko azaguteza gutiza umurindi kugusenyera reka tujye mbere mbese NGWT yavuze iki kuri iyi ngingo dusa naho tuyisozaho yandikiye uno mugabo wagira ufite urukurano na Fani aramubwira ati rero wa mugabo we kwinjira mu buzima bwa Fani sicya kintu narimaze kuvuga ko birangira binjanye mu buzima nta nubwo nayitayeho mugena bivugaga kwinjira mu buzima bwa Fani no kugirana ubumwe nawe kuruta uko wabigize tukiri i Melbourne ni muri Australia n'ubundi mu mujyi wa Melbourne ntabwo ari igisa n'ikibi gusa ahubwo cyari ikibi uribuka yuko Paulo yavuze ngo mwirinde ikibi cyose n'igisa nacyo ahangahe niwe taramubwira ati rero wa mugabo ubumwe wagiranye na Fani no kwinjira mu buzima bwe no kugirana ubumwe nawe ntabwo cyo noneho ari igisa n'ikibi ni ikibi kuko uribuka yuko no hejuru yabyise umwanda byarakunejeje ariko wagomba kuba waragize imyumvire yagutse ukumva ko icyerekezo cy'imigirire yawe wari urimo gushishikariza abandi kuromboreza muri iyo nzira ukabyumva neza ukavuga uti imigirire yanjye ntabwo izarangira neza dukomeze rero keretse niba hari akabazo wari ugiye kumbaza cyangwa inputs ndumva byumvikanye rwose
ko abagabo bakwiriye kuzirikana abagore babo n'abagore bakazirikana abagabo babo bakirinda ikindi cyose undi wese waza hagati. ariko njyewe hari akanongeraho ubwo wa mugabo we nawe mugore we by'umwihariko umugabo ufite inshingano ikomeye. burya umugabo agira inshingano zitatu, reka mvuga imwe bita protection, kurinda urugo rwe. ufite inshingano yo kurinda urugo rwawe mu kuba hafi umugore wawe, keretse niba hari andi makimbirane mufitanye ku buryo wumva warazinutswe. ariko niba nta andi makimbirane mufitanye kandi ubwo nayo hari ukuntu mushobora gukemurwamo, keretse niba byararenze ihaniro, nabyo bibaho. ariko niba nta kibi mufitanye, ugomba kuba hafi y'umugore wawe by'umwihariko, ngo udashiduka satani yinjiye mu rugo rwa karusenya. ugomba kumuba hafi rero, ntukamureke gutyo gusa ngo uberaho, uretse ko nadakwiriye kwibwira ngo ngubwo umugabo wanjye atandinze ngo ndigendeye. ariko abantu bazirikanye rya sezerano basezeranye, nk'uko wari twibukije, watubwiyemo ingingo imwe yo guhumuriza, buri wese akazirikana inshingano ye kandi adategereje ko babimukorera, kuko ingorane ya muntu ni ukwikunda. yego ngira ngo usoma inyandiko za White kenshi nicyo cyaha kiruta ibindi, icyaha cy'inariye, kumva yuko nkeneye ko umugore wanjye ampumuriza mu gihe nari nkwiye kumva yuko nkwiriye guhumuriza umugore wanjye. rero dukwiye kugira urwo rukundo rutanga, ruzirikana amasezerano twasezeranye, bizikora bizagenda neza. kandi muganga Luka wanditse ibyakozwe nk'umwe yaranditse muri Bibiliya ati gutanga bizana umugisha utaguhabwa. Amen. twari turimo turavuga ko kwije itegeko rya 7 ntago bihagarara gusa yuko umugabo yagiranye ubumwe n'undi mukobwa cyangwa umugore w'abandi, cyangwa umukobwa cyangwa umugore ngo agirane ubumwe no gushyikirana n'umugabo cyangwa umusore w'abandi, ahubwo no gusurana gusa, no gusabana nawe, no gushyikirana nawe. Turimo kwibaza ngo mbe ngo reka twitangeho ingero, n'abadukurikira bazarebe mu bumwe bwabo basanzwe bagirana bazabibonamo. Dufite abantu benshi mu nsengero z'iwacu, harimo abasore beza, harimo abagabo beza, cyane cyane ko turi mu mujyi, abantu rwose barakaraba bagacya, bakambara utwenda twabo bakaduhanagura neza, bakabitera ipasi, kakweto kakamva yaba ari n'amahire akafite akamodoka ke, cyangwa se nubwo yaba aje ateza ariko ntagira ahura n'icyondo n'ibindi. Dufite abakobwa beza, abagore beza, kubera kwiyitaho kw'iki gihe ubwenge bwaragwiriye. Sinigitangaza ko wakubwira ko ari umudamu kiri muto nyamara akuze. Ngahe baze rero mbe Eric, uragiye mu bantu mubana mu itsinda ryo gusenga cyangwa se mu mutwe mwigiramo umutwe abaririmbye cyangwa mwigiramo ibyigisho, warakurebye aravuga ati nukuri uriya musore akunze kutwunganira, uko atambutse cyangwa se ukabona arakumwenyuriye, twageza kubivugaho tuvuga ku byo babwiriza, nuko nawe wabona gusuhuza kumwenyurira, nimero muba muzifite zigisiga itangaza, ukitora uri wawe, ukumva bikujemo, ukumva hamagara umugore w'abandi. ariko umuntu yakwitaye waba gushyizemo umwenda wo kumwitaho nawe. mbega kaga mbega. Icyo rero kituma uva mu byawe, niko kera bavuga. Mu ijuru bandika ko uri umusambanyi. Maze rero muravuganye, igihe kirageze, uranatuye, utari ko ndashaka kuzabasura. Nagatangaza none ndagira. Wowe ntubona ko ari umudamu? Ariko wasanga nta kibazo ufite ku mutima ibyo bintu. Nuko bitangira. Nitwabonye haruguru yuko uyu mugabo kugirana umwe na Fani yumvaga ari bisanzwe. Kandi ari rusange mu bantu. Ntacyo bitwaye. Ariko nijye bataramubwira ati warukwiye kuba ufite inaribonye ihagije kandi n'umutima wagutse, intekero zagutse, ukwirinde kino kibi.
kuko imbuto kizanabyara ni mbi cyane kuruta uko ubitekereza. Noneho muri cya gitabo twaba tumaze kureba haruguru kitwa testimonies 2 or 4 sexual behavior, adultery and divorce, baranitse baravuga ngo hari ikindi kibazo kindenze. Ngaho nyumvira noneho byandi woroshyaga mbere. Hari ikindi one NG watiyandikira wa mugabo. Hari ikindi kibazo kindenze. Icyo nta kindi nugusura Fani mwihema rye. Kuvuga ahaba muri ghetto. Aha byara ahantu bashobora kuba bakorera. Yego. Ugasanga barakururana kujya muri office. Cyangwa se baricaranye yumva ni wajya kwandikira birenze icyo bahanye yenda appointment rendezvous nuko ko zamusura yibona cyangwa se NG White aza kumenya yuko burya wa mugabo kumbe yagiye no gusura noneho Fani ahaba. Nicyo navuze. Hari ikindi kibazo kindenze cyo nta kindi nugusura Fani mwihema rye. Kubwiyo mpamvu namaze gufata umwanzuro ko mwebwe uko muri babiri mudashobora gukorera hamwe. Ngiye kubatandukanya ubwo iyo ni mvugo yanjye yo. Reka nongere nsome. NG bataramubwira ngo uri umugabo wubatse se w'abana babiri akadomo. Uri murangiza Fani please. Ariko icyo urimo urakora ni kibi cyane nuko ishiteko rya karindwi. Arakomeza. Arambwira ati ubu ngiye i Tasmania kandi wowe na Fani muzasigara Ivandalo. Nimba ntahari muzumva mwatanzwe. Nawe tako yaribasiye umubano wa Fani na n'uyu muntu tutazi. Oya. Abahanuzi uretse babandi bibihimbano badutse ubungu. Umugambi w'Imana wo gushyira abanuzi nugucyaha ikibi. Nicyo NG White yakoraga. Ndibwira ko natwe ari cyo turimo gukora ngo abantu nyabona bahindukire. Nimba ntari muzumva mwatanzwe. Murusheho kubaka umubano wanyu mwisanzuye kuko ntahari ngo ngenzure byose. Ndatinya ko ubucuti bwanyu buzakoze isoni ukuri. Ndwanyije iki kintu nivuye inyuma. Hari andi magambo rakomeye ngiye gusorezaho mvuga kuri ibi bya Fani. Irinde ugendere kuri ihema rya Fani. Bitabaye bityo ishyano rizagwa. Babyimeze ukuntu birangira mbe Eric. Byo kandi birumvikana ariko biologically. Hari ikindi gitabo ntabwo ibintu bisaba iby'umwuka kubyumva. Oya ni ibintu biri social. Mwana muto wize primaire akagera mu mwaka wa 6 akiga reproductive system, system reproductive. Ibi bintu yabyumva kwishano rizagwa niba amaherezo uyu mugabo akomeje kugenda mu mwanya rya Fani. Yego. Ndetse byaba byinshi ariko NG White yigeze gucyaha umuganga bita Kellogg. Numuganga umwe maganga twagize mu myaka yashize kandi bakoranye bya hafi yagize umumaro cyane. Aramubwira ati muganga Kellogg ndakuyanangirije ntuzigere wongera gukora ku barwayi bari mu bitaro mudahuje igitsina. Noneho nishyano. Ndakuyanangirije ngo nubwo bakeneye ubufasha uzajye uhamagara abaforomokazi. Amagambo aranditse mu bihano. Baba ari bo basindagiza babavana ku buriri babajyana ku kazuba cyangwa babagarura cyangwa babakorera ikindi. Ariko wo murimo wawe w'ubuganga uzajya urangirira mu kubavura kuko byo ni inshingano yawe. Ariko kubitaho kundi cyo twita caregiving, kurwaza. Abantu batabyumva nabi. Mu Kingereza umurwaza tumwita caregiver.
ni umurwaza usanzwe byo ntabwo ukwiriye gupfa gukora kandi abaforoma n'abaforomokazi ubundi babikora mu buryo buri professional atari uko bahari cyangwa buri professional ntabwo yavuze ko ari umuswa nawe ntabwo ukwiriye kugeza ubwo wumva ko bisanzwe gukora ku mubiri w'umuntu mudahuje igitsina. Ayo magambo ntabwo ndayasoma ariko iwacu hari ibitaro ntabwo ari ivuro ni ibitaro ariko hari umugabo bagiye bavugaho iyo mico kandi uyu mugabo muza ari n'umusore nakuze ari umusore uri kwa muganga yari umubyaza yakoraga muri maternity ariko bamuvugagaho imico y'ubusambanyi ku bantu bagiye banyura imbere ye abaha serivisi. Sina wenyine n'ungubu twabyumva tubishatse twabimenya nuko bititabwaho. Ubwo nyine umuntu uri muri icyo gika ayo magambo akamuciye mu matwi nawe nukongera kwisuzuma. Yego. Nakareba urugamba uko kwikura urwa. Irinde ugendera kure y'ihema rya Fani bitabaye bityo ishyano rizagwa. Mbere yuko ngenda rero ngomba gushyira amabwirizwa runaka. Ntihakabeho ubutumire wa mugabo yamuvuze mu mpine WFC ndamukundura mama aho bibaye ngombwa agira cyo twita deontology ibanga ryo gukora akazi ke nkuko Imana yamuhaye adakojeje isoni abantu. Ntihakabe ubutumire bw'uyu mugabo ngo asure Fani mu ihema rye nibwirizwa ntanze. Fani yisha akazi mu gihe runaka y'abantu bamaze gutwarwa infatuation ubuzima burahinduka n'akazi bakakica byose gitangaza. Ubumwe bwawe nawe ni impamvu nyamukuru y'ibyo kandi ubwo bakora akazi k'ibyamwuka bafashaga NG White kwandika bino bitabo turi kubona niko karakazi kabo barangije barakica kubera urukurano n'ubucuti kuko yavuze ngo ubucuti bwanyu buzakoze isoni ukuri. Nzi ko ibyo ariko biri niko kuvuga nti gendera kure y'ihema rye. Ubwo ntazaba mari muzumva ko mubonye uburyo bunonoseye bwo kuba muri kumwe igihe cyose mushoboye. Kubw'ibyo sinshobora kugenda ntabiyamye no kukwihaniza ngo wirinde wowe ubwawe. Sinshaka icyasha kizanzaho haba kuri jye haba no kubo tubana kubera imico n'imigirire y'ubunyeteri n'uburangare. Ubunyeteri ni cowardness ubugwari ubunyeteri icyo ni Kinyarwanda niko nagihinduye weakness biraremereye ariko ntabwo umusore akwiriye kwiremamo imico yo guhora ajya gusura ajya mu ngo z'abakobwa adafite n'umugambi wo kurambagiza. Iyo mico twabanye ihuye turi ku ishuri kaminuza niho uvuga. Yego ndabibona turi inyuma y'iyi kamera nakubwira amazina amwe namwe kandi nawe ushobora kuba yazi. Yego y'abantu bari abakozi mu itorero bakunda Imana. Yego badavuga ku bigaragarira amaso. Yego ariko uyu muco bawufite cyane rwose nayo ndabazi bamwe ndabibutse. Umusore afite umuco wo gukunda abakobwa ariko amateka yagiye akurikiraho nayo gufatwisha amaboko yombi cyane nishyano dusanga byarabaye bibi cyane. Yego ndetse itorero ryagiye ryakira ibirego by'abantu baje kurega wa musore ati ese ibi ni ibiki. Yego ubwo tubivuze mu mvugo yoroheje kugira ngo tutagira ibyo twangiza ariko urwo rukururano navuze ni n'umwana wo muri primaire yabasha kugusobanurira icyo ruzabyara. Yego bibaye bibi cyane ariko none bibaye bibi cyane igihe abantu bari muri ibyo bitwa abakozi bakorana na Kristo. Ndasaba abantu bumve ko kuba umukristo kuba umuntu w'Imana ntabwo bivuze kwigira intwari zo kugirana ubumwe n'urukururano nabo mudahuje igitsina. Nta nubwo kujya mu itorero mu idini ntabwo bivuze ngo wishyireho uwo mutwaro cyangwa se iyo cyangwa ugira intwari yo kugirana ubumwe n'abantu kuko
niba ari ukubafasha wafasha abo muhuje, niba ari ukubasengera wasengera abo muhuje, niba ari ugusurana wasurana abo muhuje. Ariko nabyo nta mpamvu niba bitari mu nshingano zawe n'impano Imana yaguhaye. Niba ari igihe ufite umwanya kwanza ubwo abantu bamenye neza ko hari n'iteko twica gukora n'itegeko. Twarabiganiriye mu itegeko rya 4. Rya 4 mu minsi 6 abantu bakwiye gukora. Ujye ukora. Mbiho muntu we. Ubundi ubu ukuraho umwanya wo gusura abo bantu mu gihe cy'imibyizi. Ukuraho umwanya wo guhamagara kuri telefone amasaha 2 ku manywa cyangwa nijoro. Ubwo abantu tuzirikane neza yuko mu nama tuhabwa burya abadiventisi umunsi wa 4 twita ku magara mazima. Hari amasaha 8 yo gukora, hari amasaha 8 yo gukorana n'Imana mu mpano Imana yaguhaye no gushyikirana nayo, hakaba n'amasaha 8 yo gusinzira. Ntago ari ukuryama, ni ugusinzira. Mbese wa muntu w'Imana ukuraho amasaha 2-3 umunsi cyangwa buri munsi yo guhamagara cyangwa kujya ahantu ugiye gusura, kandi ugasura umuntu utarwaye, utaramenye ko hari ibyaga afite, utaramenye ko afite uburwayi bwabo umwe nyine bwa kururu hagati n'abo mutashe. Noneho wajya no kubasura ufite umwanya, akatuvuye ko ufite, wajya guhamagara ufite uburyo ugahitamo udahuje igitsina. Ukwiriye kumenya neza no kugira umugambi urashe wo kuzaba mu ijuru. Amen. Kandi aba bantu bafite izo nyifato Bibiliya yavuze ko ari ubusambanyi, Bibiliya n'umukabanuzi byiswe yuko ari umwanda, ari kibi gikwiye kwirinda kandi kizazana irindi shyano. Noneho ukwiye kubyirinda kuko uwo mwuka niyo mibereho udashobora kubibana kubigerana mu mugambi mu ijuru. Imana itugirire neza. Amen. Kandi bikwiriye byose Imana yateganije yarabiduhaye, n'ibindi zabiduha nibona ko ari ngombwa ari byiza kugira ngo byanze bikunze tuzageraho duteguriye. Imana ibagirire neza mwese, kandi buri wese ntiyicire iteka. Nusanga hari aho waguye, ntago ari ishyano, kuko Imana yabibonye kera ko ari uko bizaba. Nicyo gituma yatanze Kristo Yesu nk'igitambo kizima ngo tubashe kubeshwaho nacyo. Amen. Nuko rero usanga uwo umwitwareho cyane, umwaturira ibyawe, kuko n'ubundi nta n'icyo yayobewe. Ariko akeneye umutima wawe kumufungukira, kandi ngo ugaragaze amakene umufiteho, umukene ubufasha, nawe ntazabura kugutabara. Hari abantu benshi bigoye, nubwo twabivuze kuriya, nk'abantu babaswe n'ingorane yo gukoresha kwikinisha, gukoresha amarobots, abagore badafite abagabo babo hafi bitewe n'inshingano, zishobora kuba inshingano z'imirimo, igisirikare, igipolisi, abacuruzi bajya mu mahanga kure, ishyano ryaraguye. Ubu hari impamvu nyinshi zituma abagabo n'abagore batabana mu muryango nk'uko Imana yabigennye. Abantu baragowe cyane ku buryo batenewe gutabarwa na Yesu gusa, kandi birashoboka cyo gukora. Buriya twazana bigarukaho, hari naho biba ngombwa umuntu agahara ubutunzi yari kubona nk'inyungu mu kazi runaka, aho kugira ngo asenye umuryango we kandi azishyire mu mutego wo kubura ubugingo buhoraho. Imana ibahire rero, kugira ngo bitazagaragara ko umuntu abuze ubugingo buhoraho kubera kwica amategeko y'Imana mu bintu bimwe abantu babona ko ari bisanzwe. Nkuko twabivugaga, abantu niba baragize intege nkeya mugakora ibyaha, mugashiteko rya 7 muri ubu buryo twavuze, nimusange Yesu yiteguye kutwakira no guduha imbaraga n'umwuka we wera, kugira ngo atubashisha twigisha, duhanure, adukuze imico, iyi mico twarambyemo mibi tuyivemo, noneho dusingire imico yera yo gukiranuka ijuru rishima. Imana yarabisezeranye, izabikora no kubikora izabikora. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Dusengere. Reka dusenga Imana dusoza. Umuremyi wacu uhabwa icyubahiro.
tugushimiye ko ibikwiriye byose bituma tubaho neza muri ubu buzima ariko n'ubugingo buzaza nabwo wabiduhaye. Tugushimiye agakiza watuboneye muri Kristo Yesu. Binyuze muri we tubasha gukizira ubumuga n'uburema bwose twavukanye, harimo n'icyaha cyatwangije kigatuma twica amategeko yawe, cyane cyane itegeko rya 7. Nuko rero utwambure ikibi cyose kandi uzamura imbaraga yo kwitegeka iba muri twebwe, kandi twiyemeje kuyikoresha kugira ngo dutsinde. Tubisabye Data mu izina rya Yesu, amena. So